Mwaramutse neza igitondo cyiza nanone kuri mwese dufatanyije gukunda sinema nyarwanda. Wa mwanya mwiza rero twese tuba dutegereje wageze, ubwo tuza kuganira ku ruhererekane rwa filimi nyarwanda. Ni umwanya mwiza rero twese tuba dutegereje, ndabizi ko wari weekend dufitanye amakuru menshi, namwe mujye muri comment mumpe ku makuru, mumbwire buri kimwe, mumbwire ukuntu mwakiriye ko papa wa Shema na Ganza akiri muzima, kuba atari mu rugo ari bifitwemo uruhare na se wa Aline ndetse na mama wa Shema di. Ibaze kuba umugore ari we watumye umugabo ava mu rugo. Ubu noneho byajya byasobanukirwa impamvu mu rugo harimo za maneko nyinshi. Ntababeshye, uru rugo rufite amabanga, ibaze ko tumenya abiri. Ubusa koko twizera ubundi ko ariyo nyayo? Reka twicare twiganirire. Wowe utarakora kuri subscribe rero kankwibutsa gukanda kuri subscribe, comment yawe ni ingenzi, like na share, ubundi twibanire muri aka kanya gato cyane gategura intimba ya Ravi ikaza twese twabashije gusobanukirwa ikibigamije. Aline ibintu byose bivanga mu bwana. Ibaze yakabaye yakuye hano hantu amakuru menshi, kuko umusaza yari ari mu mwanya mwiza wo kubabwira bakamenya ibintu byose, ariko ndebera ukuntu kaba kigeze kakivuma gahita kagenda. Ariko ndaje babwire ngo byagenze bite papa wa Shema amaze kumenyekana, mu gihe Aline yabwiraga Shema ko afite n'ibindi yacukumbuye papa we atamubwiye. Bodyguard ku mwana wa minisita afashe umuntu yakuramo ijisho. Ibaze umuntu wemera akaburisha umubyeyi wamureze, wamwishyuriye amashuri, akamushyira ku buyobozi, akaba ari we muntu yatumye ata urugo rwe akamuhongesha. Ibaze noneho agufatiye ku mukobwa we, umukobwa wateye ibyo bibazo byose ubwo akava mu rugo akagenda. Ntabwo yamukiriye ubu bodyguard afite ibibazo. Garukire mu rugo rwacu twese twikunda rwiberamo amahoro, wagira ngo iyi si ntabwo bayituyemo. Amagambo ya Manzi se yo koko, umubyeyi hano aba yasetse yumiwe ngo ufite abakobwa beza di. Ibaze ikiganiro ari kuganiriza umubyeyi wirwariye, ari gukorera akamasaje. Asa n'ibi ni ubuvuzi, turabishyira muri masaje, turabyita ngo iki? Aha, umubyeyi we nyine ariko ababireba abazi ikigambiriwe, noneho n'amagambo Manzi aba ari kugenda yivugisha abasobanuye byinshi. Aha, katwigire kuri uyu munsi wa none rero. Twari turi mu ngingo z'ejo tuganira ku by'ejo hashize, reka rero dutere agatebe tuganire ku bintu by'uyu munsi, tumenye neza mama Shema amenye ko Aline yamenye ibya Black Box yitwaye ate. Kora kuri subscribe di, kora kuri subscribe uze mwubwire ukuntu mama Shema yitwaye. Ntabwo abyumva neza ko Shema atamaze kubimenya. Ese mama Shema aramenya ko Shema yabimenya? Muratekereza yitwara ate? Manzi ahunze Shema di. Manzi yahunze Shema amaze kumenya ko byose yabimenye, ariko Manzi ukuntu yagiye, hari ibintu byinshi nawe azi bitari mu byavuzwe. Manzi yamaze kubona ko Shema ageze kure mu kumenya byinshi, ahitamo kumubwira n'ibyo batamubwiye. Byose Manzi yabimubwiye, aranamusobanurira amwigisha ukuntu yitwara muri situation, ariko Shema ntabwo arabyumva. Shema n'igihunga cyinshi murabizi nta handi yahita aruhukira, ni uguhita ajya kureba urukundo rwe. Ravi nawe kubyumva kubyakira biragorana. Ariko se murambwira mugani wa Ravi kari ubwire Shema ukuntu agomba kwitwara, Aline naza kubwira ibintu byose akoze, akongera kubona atitaweho na Shema. Mugani wa Ravi mwebwe murabona hari buciki, kandi kose yamaze kumushyiramo politike y'uko icyo ushaka ukigeraho. Aline akaba afite sample y'ukuntu bahemuka, bagafata papa wa Shema bakamwohereza imahanga. Aka kanya ukaza gusanga Aline nawe agiye kuba umugome nka se. Shema na Ravi barabicamo bate? Nyamara Ravi aba afite impamvu zumvikana. Atwigarukire kwa Mimi na Ravi baricaranye bari kuganira, murabizi baruzuzanya nk'abakobwa, nubwo Mimi avanga mu bwana bwinshi, ariko agomba kumenya neza ko ari mukuru we akamwumvira. Ravi rero ari kubaza Mimi niba akunda Manzi.
ese Manzi aramwangira izina gusa cyangwa hari ikindi kintu yamwangiye? Mima ati nta mafaranga afite. Lava ati ni dogiteri, ushaka amafaranga arenze ayo dogiteri? Ushaka ay'umufundi se? Ngaho mbwira ayo ushaka. Ubundi se urabizi neza ko Shema utangaho urugero, urabizi ko afite akazi? Wari wumva mvuga akazi ka Shema? Uri umunyamahirwe wowe uzi neza ko na Manzi ari umudogiteri. Ngaho ibaze ko ngewe nakunze nyir'ubwite ntazi neza niba afite n'akazi. Mama Shema mu gihunga cyinshi ahuye na Shema yarakaye. Ako Shema nk'umuntu w'umugabo mu nama yahawe na Manzi agomba kubanza kwitonda akaverifiye. Ese uyu muriro rindi uri buwuzibye? Claudine yabyumvishe. Ese Claudine uyu muntu ari guhamagara telefone yananiranye ninde? Ganza ntaramenya ikijya mbere muri uru rugo. Ganza nta kintu azi, ntazi na papa wabaho, ntazi niba yaragize ate, ntazi n'icyajyanye Aline. Ari aho ngaho atuje gusa. Ubundi ibintu biri muri iyi filime buri muntu aragenda avumbura ibye. Ese Ganza hari ikintu azi noneho ko mbona yaciye make? Reka tuze kureba Aline yinjiye mu rugo ukuntu Ganza ari bwitware. Biratwereka ko Ganza hari ikintu azi cyangwa ntacyo azi. Aline afashe bodyguard na murumuna we bahoberanye. Ese uratekereza hatagiye kuva impamvu yo kumvikana kw'abo bakobwa babikiranya amabanga, cyangwa haraba impamvu yo gutongana noneho bashwanira ibyanyabyo? Reka tuze kubiganiraho mu kanya ubwo turi buze twumva dusobanukiwe uko saa yine bigenda. Wowe utarakora subscribe rero byibuka ukore kuri subscribe, ubundi tuganire dusoza kuri Lavi na Shema. Nyuma y'ibyo byose ariko ntabwo bibagiwe ko ari abakunzi di urukundo rwabo ruracyashora imizi hirya no hino, ruracyari ishuri kuri bamwe.